uyu munsi ugiye kurebera hamwe abantu batandatu bagutesha igihe cyawe mu buzima, ariko unabyise inzira esheshatu abantu banyuramo bagutesha igihe, ntabwo waba uri kure cyane y'ukuri. Burya igihe ni amafaranga, kandi niba hari ikintu gishobora kukudindiza mu buryo bworoshye mu rugamba rwo kuremaremye, ni abantu bagutwarira igihe bakubeshya. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe inzira abantu banyuramo bagutesha igihe, cyangwa se ubwoko bw'abantu batandatu banyura muri izo nzira bakagutesha igihe n'umwanya, nk'uko tubikesha ubushakashatsi bwa Elaxa. Izi nzira cyangwa aba bantu ushobora kubavumbura vuba, cyangwa se ukabavumbura utinze, barakuyogoje, barakwibye, bakwiba igihe. Iyo akwibye igihe aba akwibye amafaranga. Iyo ugize umugisha rero ukabyumva hakiri kare, ugira icyo ubikoraho, kandi iyo ukoresheje igihe cyawe neza, no kugira ibyo uremaremya birakorohera. Igihe nicyo kintu twese dufite kingana. Amafaranga burya buri wese yagira atandukanye n'aya mugenzi we, ariko igihe nicyo kintu dufite twese kingana. Itandukaniro ryacu riterwa n'ukuntu tugikoresha. Buri wese uwo mugisha Imana irawumuha. Niba igihe ari amafaranga, buri segonda wenda rikaba ari 1000, ubwo buri segonda Imana iduha byaba ringana, urafata ya masegonda 86,800 no kuba 1000, biraba ari 1,86,800. Buri segonda ryose rero riri mu munsi wawe rifite agaciro gahambaye. Uramutse urihaye agaciro nk'ako amafaranga mu gihe uyakeneye cyane, nta kabuza waremaremya bigakunda. Biragoye ko waba umutsinzi muri ubu buzima mu gihe utitwara neza ku bintu bijyanye n'igihe cyawe. Amafaranga wabuze yagaruka, ariko igihe cyatakaye ntabwo kiye kigaruka. Niyo mpamvu burya kurebera amafaranga winjiza nko muri buri munota bishobora kuba byaguhumura amaso mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ufashe ayo ukorera ku munsi ukayabara muri buri munota cyangwa se ku isegonda, ushobora guhindura ukuntu wafataga igihe. Niba ukorera $1 ku munota, waba umumiliyoneri mu minsi 12 gusa. None uzaba umumiliyarderi mu myaka 31. Niba ukorera $1 mu munota, uzaba umutriyarderi mu myaka 31,000. Nubwo wayashyira mu manyarwanda, niba ukorera ifaranga rimwe ku munota, umunsi ukaba ugizwe n'iminota 1,440. Bivuze ko ku munsi ukorera 1,440. Yego. Niba ukorera amafaranga 5 ku munota, ubwo mu munsi ukorera 7,200 ku munsi. Nukuba ukwezi, ubwo ukorera 2,216 ku kwezi. Nukuba umwaka ni 2,592,000 ku mwaka. Uzahinduka umumiliyoneri mu mwaka umwe, ariko byagusaba imyaka 500 kugira ngo uhinduke umumiliyarderi. Ni ikigaragaza ko ufashe igihe ukakivunjamo amafaranga, wabona uburyo buri segonda ribara, rifite agaciro gakomeye cyane. Kuritakaza rero ni ugutakaza ikintu gikomeye cyane mu buzima. Niyo mpamvu isaha nishira nta kintu gikozemo cyagufasha kuremaremya. Ujye umenya ko ubuzima bwose ubaye hari wowe bukwiriye. Ujye umenya ko ari igihombo gikomeye cyane ugize, kubera ko igihe ni amafaranga. Mbwira ibigutwarira igihe cyawe, mubwire uwo uzaba uri mu myaka 5 iri imbere. Biragoye rero ko watekereza gutera imbere mu gihe udaha agaciro igihe cyawe. Hari igihe ushiduka igihe cyawe cyaratwawe n'abantu mu nzira zitandukanye, ugashiduka ushaje, bigatuma nta kintu ubasha kuremaremya, kubera ko igihe cyawe wagihaye abantu barakiba. Uko bakwibigiye burya bari kukwiba n'amafaranga. Iyo udakoresheje igihe ukiri muto rero igihe kigukoresha bucakara ushaje. Hari n'igihe utamenya ko ikintu cyonyine cyagutindahaje ni ukuba utarabashe kurinda igihe cyawe. Burya hari abantu uha umwanya wawe ukamuha igihe cyawe, ariko ntuzigere ubona inyishyu yabyo bibaho. Ntazigera akikugarurira na rimwe. Akaba ari umuntu wo kugutindahaza aho kukuzamura, ahubwo ugasanga niwe muntu wakudindije, niba ariko umuntu yabyita. Kandi no kugira ngo upfe kubivumbura biragora. Ni ibintu bikorwa mu buryo bwihishe cyane ku buryo utapfa kubivumbura. Niba mu kiganiro cy'uyu munsi ugiye kugaruka ku nzira abantu banyuramo bagutwarira igihe cyawe.
igihe cyawe rero gifite agaciro gakomeye ku buryo ari wowe ukwiye kukigenzura kurusha uko cyatwarwa n'ibintu cyangwa se abantu batakubaka. Ugomba kugikoresha mu bwenge rero, niba ariko nabyita. Hari uburyo rero abantu bagutwariramo igihe cyawe, ndaje bwose tuburebere hamwe uko ari butandatu. Reka rero turebere hamwe abantu batandatu bagutesha igihe cyawe mu buzima, cyangwa se inzira esheshatu abantu banyuramo bagutesha igihe. Duhere ku nzira ya mbere. Inzira ya mbere ni abantu bagusezeranya ibyo badasohoza. Abo nibo ba mbere. Uriya muntu ukubwira ngo nzagukorera ibi n'ibi, noneho bikarangira atabikoze, niwe muntu wa mbere ukwibira igihe. Niba umuntu runaka atari uwo kwizerwa, ntugatume agutakariza igihe. Ibye ujye ubibara ubibonye, ntugakore ikosa ryo kumugenderaho. Muri make igihe cyawe gitakara ryari? Iyo wamugendeyeho ukamwishinga ukamugenderaho. Muri make niba unari mu bushuti, ntugatume uriya muntu utari umwizerwa gutwarira igihe cyawe. Niba inshuti yawe ihora igutenguha, ku ruhande rumwe iyo nshuti nta kibazo ifite, ikibazo gifite wowe. Umuntu nagutenguha rimwe ni ikosa rye, ariko nagutenguha bwa kabiri ni ikosa ryawe. Agutengushye rimwe ushobora kumuha amahirwe ya kabiri, agutengushye bwa kabiri urihangana ubikuremo isomo. Iryo somo riratuma ushyiraho amahame yo kwiga kubaho utamwiringiye. Niba ufite umuntu runaka mu buzima bwawe uhora ukubwira ibyo azagukorera ntabisohoze, uwo muntu arakwibira igihe cyawe mu cyayenge. Niko ubushakashatsi bubivuga. Ntabwo ari umuntu wo kwizerwa. Niba gusezeranya ntasohoze, ayo ni amakuru aba akoherereza ko uwo muntu arimo arakwicira igihe. Kandi ikibazo si uwo muntu, ikibazo ni wowe ukomeza kumwiringira, kandi igihe cyawe kiri kugenda, icye cyo ari kukibyaza umusaruro. Icyawe nicyo kiri gutakara. Ntukamutindeho rwose. Komeza wikorera ibintu byawe utamwiringiye na gato. Ibye uzabibare byabaye. Niba nawe ari wowe utakaza igihe cy'abandi, ugomba kwitekerezaho. Burya niba ubona ibintu utazabikora, iga kuvuga oya. Niba udashobora guhita ugira icyo ubikoraho, irinde kuvuga ngo nzabikora. Byaba byiza guhakanira umuntu kuruta kumusezeranya ibyo utazasohoza, kubera ko umuntu wasezeranyije ibyo utazasohoza ntashobora kwibagirwa ko wamuhemukiye mu gihe utabishohoje. Ariko uwo utunguye ukamukorera bya bindi wari warahakanye ko uzakora, ntashobora kwibagirwa ko wamutunguye, ahora akuzirikana, kandi akuzirikana mu buryo bwiza. Ubwo ni uburyo bwa mbere abantu banyuramo bagutakariza igihe. Uburyo bwa kabiri abantu banyuramo bagutakariza igihe, cyangwa se umuntu wa kabiri ushobora kugutakariza igihe mu cyayenge, ni umuntu utazi gufata icyemezo, cyangwa se utajya utanga ibisubizo byahuranyije. Uriya muntu utajya uvuga ngo yego yahuranyije, ntazi kuvuga oya yahuranyije, aragutwarira igihe. Ntushobora kumenya niba yemeye ko azabikora cyangwa atazabikora. Bijya bibaho ko umuntu agorwa no gufata umwanzuro pe, agahera mu gihirahiro, bibaho. Ariko burya guhera mu gihirahiro ni ikintu gituma igihe gitakara, tutitaye ku mpamvu byaba byaturutseho zose. Ubundi mu buryo bwa kamere umuntu ni ikinyabuzima cyakagombye kuba gifata umwanzuro vuba. Ariko akantu ka ntawamenya nako karafasha. Akantu ka ntawamenya, akantu ko kuba tugira amahame menshi gatuma umuntu hari ibintu yibombarikaho. Akantu ko kuba nanone dufite amahitamo menshi gatuma ushobora guhera mu gihirahiro uti se mpitemo ikihe ndeka ikihe. Rimwe na rimwe tugira urujijo ku mwanzuro runaka dufata. Ni akazi kawe rero kubikoraho, niba udashaka kwitakariza igihe cyawe ndetse ukagitakariza abandi, ku buryo uba umuntu ufata ibyemezo byihuse kandi vuba. Igihe cyacu ntabwo gihagarara, kandi ufite igihe gito ku isi. Nta mpamvu yo kuzarirana n'abantu bahora batekereza ku mahitamo runaka, kuyafatira umwanzuro byarabananiye. Noneho bikaba akarusho iyo ari amahitamo yoroshye cyane. Wari uzi ko hari n'abantu bagorwa no guhitamo ibintu biri aho ngaho. Nihe tujya gusohokera, ese uyu munsi turarya iki? Ugasanga umuntu amaze umunsi ari gutekereza ikintu ari burye. Turambara iki? Bikagutwarira amasaha n'amasaha umuntu akiri kuzarira. Aba bantu bateye gutya ntabwo ukwiye kubegereza cyane. Hari ibyemezo burya wakwihanganira kutinda kubifatira umwanzuro,
wenda ukiri mu bushakashatsi kugira ngo urebe ikinogeye kurushaho, urugero nko guhitamo uwo muzabana, ibi byo wagenekereza ugatindamo ukora ubushakashatsi, guhitamo business uzakora n'ibindi biremereye. Ariko hari abantu bagutakariza igihe ku bintu byagakwiye gufata nk'amasegonda, guhitamo ibyo kurya, guhitamo ibyo kwambara. Uriya muntu utabasha no kumenya ibyo kurya bimubereye muri ako kanya, ku buryo amara umwanya ari kubyigaho, uwo muntu ntabwo aba ari tayari neza. Hari abantu rero batajya batanga ibisubizo nyabyo mu gihe nyabyo. Abo bantu, niba hari abantu bagutakariza igihe, nabo muri uru rugamba rwo kuremaremya buno bushakashatsi bubashyira mu majwi cyane. Mu miterere y'abantu habaho ubwoko bune bw'abantu mu bijyanye n'uburyo bitwara mu gufata umwanzuro, cyane cyane nk'iyo habaye amakimbirane nibwo ubibona, cyangwa se iyo habaye nk'ibibazo nibwo ubibona. Hari abantu bita passive. Hari n'abo bita passive aggressive, hakaba n'abitwa aggressive, hakaba n'abitwa assertive. Ubwo ni ubwoko bune bw'abantu: passive aggressive, aggressive ndetse na assertive. Wowe uri hehe rero? Mu bijyanye n'ubu buzima bwo kuremaremya tuba dukeneye umuntu uri assertive. Umuntu uri assertive, uyu ni wa wundi uhita urasa ku ntego, wa wundi w'inyangamugayo, icyo akubwiye kiba ari icyo. Niwe muntu ushobora kugufasha mu rugamba rw'iterambere, ukamenya ko ikintu gihita gikunda cyangwa kitazigera kinakunda, kandi byose akabikora mu bwubahane. Ibi bintu burya dukwiye kubyiga. Ubutumwa bukureba ukabumenya hakiri kare kandi bunasobanutse, nta n'ikibazo kibirimo, ni nabwo umenya icyo ubikoraho. Ahangaha byakwanga ugashakira ahandi, naho uriya ugushyira mu gihirahiro atuma utonashakira ahandi. Ni wa muntu utaguteza abantu, uyu ni assertive. Ahubwo akubwiza ukuri, agahita anatanga igisubizo cy'uko wabigenza, ntabwo yihishira. Ni umuntu wubaka icyizere nyacyo kirimo byose kandi adaciye ku ruhande, ntahabogamiye, buri wese amuha agaciro ke. Uwo ni umuntu bita assertive. Uwa kabiri rero ni uwitwa passive. Ubwo nawe uze kureba niba uri assertive, niba uri passive, cyangwa se uri passive aggressive cyangwa uri aggressive. Ubwo ni abantu bane. Passive rero ni umuntu wirinda amakimbirane, ashobora no kwigomwa ibyo akeneye byose ngo atiteranya. Uyahinduka inzirakarengane rero. Niyo bigeze mu bintu by'amakimbirane ahinduka inzirakarengane. Ibintu byose ashobora kubyishyiraho. Ni wa muntu usaba imbabazi atari nawe wakosheje, yakwemera byose bakabitwara aho kugira ngo yiteranye. Ni umunyantege nke mu gufata umwanzuro. Uyu nawe agutakariza igihe rero. Uyu nta byo guhangana agira cyangwa kwihagararaho, ni insuzugurwa mbese. Ntacyo aba ashaka kuvuga kugira ngo atiteranye. Uyu rero agutakariza igihe kubera ko ntacyo aba yishe, nta n'icyo akiza. Aba ari aho ngaho rero kumutaho umwanya, nawe agutakariza igihe. Hakaza undi rero bita aggressive we. Aggressive we aba ashaka kugenzura buri kimwe cyose kandi mu buryo bubi. Ni wa muntu uvuyanga atitaye ngo harapfa iki. Ni wa muntu usakuza, aratongana, arikunda cyane. Niwe uba wirebaho gusa, nubwo bose bapfa ariko wagasigara. Uyu nta cyizere wamugirira, ntabwo azi kubanirana. Ni wa muntu uhubuka, ushobora kuguserereza mu ruhame, akakwita amazina mabi mu ruhame, akaba yagutukira mu ruhame. Niba ari umubu, uyu muntu ashobora kuwicisha n'inyundo. Nta muntu aba yitayeho wundi uretse we ku giti cye. Uyu we si no gutwara igihe cy'abandi, ahubwo ateza imidugararo. Uyu muntu nawe ari mu bantu bagutakariza igihe rwose, kandi noneho akagusiga wiyumvana nabi, akagusiga n'imbaraga mbi. Hakaza rero uwa kane. Ubwo twabonye assertive, tubona passive, tumaze kubona aggressive, tugeze ku wa kane. Uwa kane ni passive aggressive. We ibye ntabwo wabimenya, ntiwamenya uruhande ahagazeho, ibintu bye biba byihishe. Ni umuntu urakara ariko ntubimenye, yanishima ntubimenye,
ni wa muntu ushobora kugukorera ubugome mu Cyayenge, ashobora kukwica bucece ntunamenye ko ari we wabikoze, n'ibyo akemura ashobora kubikemura bucece. Ni umuntu utuma wiyumva nabi ariko atigeze abikwereka ko yari yabigambiriye. Ntiwamenya niba yakwemeye cyangwa atakwemeye. Ni wa muntu ushobora kugushimira mu ruhame akagaragaza ukuntu urenze, ariko mu gikari niba ari nk'ibintu byo gutanga amanota akavuga amakosa yose wakoze, amanota ukayatakaza, ariko mu ruhame yari yakweretse ko yakwishimiye. Abantu bateye gutya babaho. Akagukomanyiriza mu gikari kandi mu ruhame yakweretse yuko rwose muri kumwe. No mu kazi bano bantu babaho, babita passive aggressive. Mu kazi mukavugana ukajya ubona rwose aragushyigikiye, aragukunda, akanakugira inama y'ukuntu uri bwitware, ariko boss yamuhamagara akagushyashyariza koko. Aba babita passive aggressive. Uyu aba ari indyarya, ntabwo ukwiriye kumugira inshuti. Uretse no kugutakariza igihe, iteka ryose uzashiduka umwibeshya. Mu kurinda igihe cyawe rero ukeneye abantu bari assertive. Aba nibo ugomba kwiyegereza, ba bantu barasa ku ntego, batagutwarira umwanya munini utegereje. Ntabwo ari indyarya. Niba ibintu bidakunda urataha ubimenye, niba bikunda nabwo urataha ubimenye ko bikunda. Ntabwo bagutakariza igihe rero. Dukwiye kwiga kuba assertive mu bintu ibyo ari byo byose. Nibyo bitanga umusaruro mu rugamba rwo kuremarema. Uwo ni uwa kabiri rero, cyangwa se ni inzira ya kabiri. Wisanze he rero? Uri assertive cyangwa uri passive? Cyangwa se uri aggressive? Cyangwa se uri passive aggressive? Assertive ni wa wundi usobanutse rwose, ibintu bye biba bisobanutse. Passive ni wa wundi ucecetse. Noneho passive aggressive ni wa wundi uri hagati no hagati mu gihirahiro, ntiwamenya ibye. Aggressive we ni wa wundi ubikabiriza agashyiramo n'ubugome no kwikunda gukomeye. Uwo ukwiye kwiyegereza cyane rero utagutakariza igihe ni assertive. Aba gatatu ni abantu batagendera ku muvuduko wawe. Abo nabo bagutakariza igihe burya. Kuba umuntu atagendera ku muvuduko ugenderaho ubusanzwe nta kibazo kibirimo, kubera ko buri wese agira umuvuduko we. Ariko niba hari icyo byica mu gukabya inzozi zawe, mu kugira ibyo uremarema, abantu muhorana batuma useta ibirenge, kandi wowe ushaka kwihuta wajya ubiyima, atari uko ubanze, ahubwo ari uko ushaka ko inzozi zawe uzikabya mu gihe cyazo, mu gihe wagennye, kurusha uko bagutinza mu nzira. Ubu bushakashatsi bugaragaza ko umuntu ashobora gukomeza kuba inshuti yawe, ariko kuba ari inshuti yawe ntabwo bivuze ko uzagendera ku muvuduko we nk'uw'akanyamasyo, kandi inzozi zawe zigusaba kuba uri kwirukanka nk'igisamagwe. Impamvu abantu bagendera ku muvuduko utandukanye n'uw'abandi ni uko inzozi nazo ziba zitandukanye. Niba abantu runaka ari inshuti zawe, ariko uko bagenda ukabona bidahuye n'umuvuduko inzozi zawe zikeneye, bo baba bashaka kuryoshya, kandi inzozi zawe ntiziguha agahenge ko kurangara na gato. Bo inzozi zabo zibemerera kuryoshya. Hari abantu bashobora kurara mu kabari, inzozi zabo ntizigire ikintu zihindukaho na gato, ariko wowe wakararamo inzozi zawe zikahangirikira, ugasanga biragutwara ukwezi kugira ngo uzongere kwisuganya. Abo bantu urabashaka hirya ko bari kugutwarira igihe. Aba bantu ubagumana nk'inshuti ariko ukirinda kwitwara nkabo. Ntabwo bishinga kubera ko inzozi zawe zitandukanye n'izabo. Aho bakura ntabwo ari wowe ukura. Ababafasha ntabwo ari bo bagufasha. Baha umwanya muto rero. Iyo uzi ko inzozi zawe ari nini kurusha izawo kandi zigoye kurusha izawo, icyo gukora urakizi, ni ugukora inshuro ebyiri kurenza abandi kugira ngo uzibe icyuho. Wirinda kwishinga bagenzi bawe rero. Niba bakora amasaha 5 wowe ukora 10, niba baryama amasaha 10 wowe ukaryama 5. Umuntu niba utabasha kumufasha ngo yihute mugendane, ahubwo agatuma n'umuvuduko ugenderaho wowe ugabanuka, ufite uburenganzira bwo kumugumana nk'inshuti, ariko mu by'inzozi ukitaruraho gatoya, ugakurikira inzozi zawe, cyane cyane iyo zitandukanye n'izi. Umuntu mudafite inzozi zimwe uzanabibonera ko n'ibintu yitaho biba bitandukanye n'ibyawe. Wowe ukunda gukora, wowe agakunda kuryamira. Uwo muntu gutindana nawe ni uguta igihe. Ukunda kwiyitaho, wakunda kwiyangiza. Ukunda gukoresha igihe cyawe neza, wakunda kugitagaguza.
uwo muntu arakwibira igihe, ari ibicyawe akijugunyanye n'ike. Aha uba ufite amahitamo atatu rero: kwitarura abantu nk'abo ukabagendera kuremo gakeya, cyangwa se kubareka burundu ugakurikira inzozi zawe, cyangwa se kwigomwa inzozi zawe ukazitamba aho kwangiza ubucuti mufitanye. Nicyo ubu bushakashatsi bugerageza kuvuga. Hanyuma icya kane ni abantu bitotomba batagira impinduka bakora. Ba bantu bahora bitotomba, ujye witondera abantu bahora bagaragaza amakosa, bahora bitotomba ariko ntibagire ikintu babikoraho. Abo bantu batakaza igihe cy'abandi. Kwitotomba nta kintu bihindura, ahubwo gukora impinduka bihagarika kwitotomba. Iyo umuntu ahora yitotomba rero, hari igihe umwibeshyaho ukagira ngo ni umuntu wa nyawe ufite umumaro, kubera ko abagaragaza ahantu hari ibibazo. Ahantu rero uvumburira ko atari umuntu wa nyawe nuko ahora agaragaza hari ibibazo ariko ntatange igisubizo, cyangwa se ntagaragaza aho igisubizo cyaturuka. Aba ari umuswa mubi cyane uyu muntu, kandi kubera ko agaragaza ikibazo arakujijisha ukagira ngo ni uwa nyawe. Muri make ujye wibaza uti ese ko ahora yitotomba basi hari n'ibisubizo agerageza gutanga? Aba bantu no mu kazi babaho, ugasanga mu kazi niwe muntu uhora witotomba ariko ntajya agaragaza igisubizo. Aba ari umuswa rero. Buno bushakashatsi bugaragaza ko ikimenyetso cy'umuntu w'umuswa ni umuntu uhora yitotomba ariko atajya agaragaza igisubizo. Kwanga ikintu runaka ariko udatanga umuti ni ikintu kibi cyane. Kugaragaza ikibazo ariko udatanga naho ibisubizo byava, nubwo ku ruhande rumwe kugaragaza ikibazo nabyo bishobora kuba byiza wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ku rundi ruhande bifatwa nko gutesha abantu igihe, cyane cyane iyo igisubizo kitahita kinaboneka. Niba ariko nabyita, niba nta gisubizo wari wabona ntabwo wemerewe guhora witotomba. Niba nta gisubizo ufite ntiwemerewe kwitotombera uburyo buhari. Buriya buryo buhari nicyo gisubizo kiba gikwiriye muri ako kanya, mu gihe nta kindi gisubizo ufite. Ariko niba wabonye igisubizo, niba wabonye igisubizo cyaruta uburyo buhari, aho ho wemerewe kwitotomba. Washaka ukajya no mu muhanda ukigaragambya, ukitotombera uburyo bukoreshwa, kubera ko ubwo buryo koko ntabwo wowe ari ubwa nyabwo, ahubwo wowe wavumbuye ubwa nyabwo. Ugatanga ubwawe rero, abantu bagushyigikira bakakuyoboka bagakora impinduka. Ariko niba witotomba gusa nta bisubizo ugaragaza, buno bushakashatsi bugaragaza ko ni igipimo cy'ubwenge buke. Abantu rero ugumana nabo umwanya munini bakwiriye kugira agaciro bongera mu buzima bwawe, nawe ukagira icyo wongera mu buzima bwabo, cyane cyane mu bintu bijyanye no gushaka ibisubizo, apana kugaragaza ibibazo gusa. Ariko niba muhurira mu kunenga gusa kandi nta bisubizo mutanga, muratakarizanya igihe, nta kintu muzageraho. Uko ugumana n'abantu bahora banenga gusa, bariya bahora bitotomba gusa, niko uhinduka umuntu ubishye, kandi umuntu ubishye asigara abona ibibi gusa kurusha uko yabona n'ibyiza. Kandi uhora abona ibibi gusa akurura ibibi, nubona ibyiza agakurura ibyiza. Twigeze kwiga uburyo wa muntu uhorana amagambo y'urucantege, amagambo yo kwitotomba no kwicuza, ntabwo ari umuntu wo kugumana. Kuri we ibintu byose nta kiba kigenda. Niba uhora yitotombera izuba, akitotombera imvura, ikirere, abaturanyi, ibiciro, bosi, akazi, abakozi, amazi, umuriro, ibiryo, n'umwuka ahumeka, aramutse wishyura nawe yawitotombera, ku buryo ugira ngo niwe ubibamo wenyine. Abantu bitotomba ntabwo baba bashaka kubaho bonyine, baba bashaka abantu bajya muri icyo gikundi, muri icyo kigare cyo kwitotomba. Ntabwo aba ashaka kugaragara nk'aho ari wenyine, ahora ashaka abantu ashyira muri iyo kipe ye kugira ngo atagaragara nk'umuswa, cyane cyane iyo nta bisubizo agaragaza. Umuntu witotomba ari wenyine agaragara nk'umuswa. Ni wa wundi unyagiranwa n'abandi akavuga ko yatose cyane, kandi imvura bose yabaguyeho cyarimwe. Agaragara nk'umuntu rero ufite igipimo cy'ubwenge buringaniye, niba ariko navuga. Agaragara nk'umuswa. Umuntu rero urwaye virusi yo kwitotomba gusa nta bisubizo atanga mu buryo busanzwe, aba agaragara nyine nk'umuswa. Hari n'ubushakashatsi bugaragaza ko ari ikimenyetso cy'umuntu ufite igipimo cy'ubwenge buke. Kugira ngo atagaragara nk'umuswa rero, akoresha uburyo bwose agira igikundi kimufasha kutagaragara nk'umuswa. Kubera ko abaswa iyo bishyize hamwe bitotombera ikintu kimwe, muri rubanda ntabwo batekerezwa nk'abaswa.
ariko ubuswa bwabo ububonera ku kuba baritotomba gusa ariko nta bisubizo batanga. Ibisubizo birava hehe? Iyo rero ubahaye umwanya ushiduka nawe wageze muri iyo kipe. Ni ikipe y'abantu bahora bitotomba nta bisubizo. Nta muntu witotomba wigezamo umutsinzi cyangwa se ngo ahabwe igihembo. Abahabwa ibihembo ni bariya bahagarika kwitotomba bagatanga ibisubizo. Ibisubizo byazana impinduka z'ibyo ngibyo bitotombera. Niba ubwato bufite umwenge ntacyo bivuze uko wakwitotomba kose. Ntacyo bivuze. Buzarohama kubera ko uwo mwenge nyine urahari kandi urimo urabutwara, urimo uragenda. Uvuga ikintu ukora ahubwo ushakisha uburyo bwose wagaragaza igisubizo. Ko kwitotomba nta kintu biri bumare. Ngibyo rero ibintu abantu banyuramo bakwibira igihe. Reka tujye ku cya gatanu. Icya gatanu ni abantu bikunda. Iteka ryose bakuvugisha ari uko ibintu byabo byamaze kujya mu buryo, ibintu byabo bamaze kubikoraho. Muri make ni wa muntu uguhamagara kuri telefone ari uko akazi ke karangiye, noneho wowe ukamwitabira mu kawe kakirimo hagati. Iyo umuhamagaye ari mu kazi arakubwira ngo buretse ndi mu kazi ndakuvugisha ninkasoza, ariko yaguhamagarira mu kazi kawe ukareka akazi kawe ukajya kumwitaba ukamuha umwanya, uwo muntu arakwiba. Ujye witondera ba bantu bakuzaho nko kukuruhukiraho. Ibintu bye byose yabisoje nibwo akujeho. Ntashobora kwigomwa ibintu bimufitiye umumaro ngo yite no ku byawe. Oya, iteka ryose akuzaho ari uko ari gupfa ubusa, wowe ukamugira inshuti. Uwo muntu arakubeshya, arimo arakwiba, arimo aragutakariza igihe. Wowe ushobora kwigomwa ibintu by'umumaro ukamuha umwanya, ariko we aguha umwanya ari uko ibintu by'umumaro byose, ibimureba byose byashyizwe ku murongo. Akabwira n'igihe azabonekera ibintu byose byashyizwe ku murongo. Uwo muntu ni indyarya aragutwarira igihe. Cyangwa se buri gihe nk'iyo mugiye guhura usanga ari uhora uri mu nyungu. Ni wowe ukora urugendo rurerure ngo muhure, ni wowe wishyura buri gihe. Muri make umubano wawe nawe urahengamye, araguhenda buri gihe, arakwiba. Uwo muntu arimo arakwiba buri gihe. Abashaka ibintu biri mu nyungu ze gusa, ibyawe ntabwo babyitayeho. Niba mugiye nko guteka usanga nk'ibyo akunda ari byo mwese mugendeyeho. Niba mucanye televiziyo ibyo akunda nibyo mwese muri burebe. Buri gihe urushinge ruhora rumuhengamiyeho. Uwo muntu arimo arakwiba. Uwo muntu arikunda bihagije, yirebaho gusa, aragutakariza igihe. Niba umubano wawe n'umuntu runaka utajya uhurira hagati ngo mwese mubyungukiremo, uwo mubano uragutakariza igihe. Uwo mubano ni baringa. Niba ari wowe wigomwa iby'umumaro kugira ngo umushimishe, watajya yigomwa ikintu na kimwe mu nyungu zawe, aha urimo urata igihe. Ndakubwiye nicyo ubu bushakashatsi buvuga. Niba ari wowe nsina ngufi mu mubano wanyu kandi bigahora gutyo inshuro nyinshi, uri guta igihe, yaba mu rukundo, mu mikorere, urimo urata igihe. Muri make ibyo wowe ukunda ntabwo ajya abyitaho. Ni wowe uhora wibonekeza, ahubwo mu kumwitaho we ntabwo ajya kwitaho. Ni wowe umuha like iyo yapostinze, we ntajya abigukorera. Ni wowe ushishikajwe nawe, we ntajya ashishikazwa nawe. Urimo urihoma, uwo muntu ari gutwarira igihe. Hari umuhanga mu by'imitekerereze witwa Dr. John Gottman, yabyise bid for attention. Muri make icyo umweretse we ntabwo aba acyitayeho, ariko icyo akweretse wowe ukakijyamo wese. Umuntu utita ku bintu by'agaciro kuri wowe burya bisobanura ikintu kinini, kandi wowe ukita ku bye, uwo muntu aragutwarira umwanya. Iyo agukeneye akubona wese, we wamukenera ntumubone wese. Yanaza akaza yikiza cyangwa se akagutumaho ibintu cyangwa akagutumaho abantu, aho kuza mu byawe ashobora no kuguha amafaranga, kandi mu bye wowe ukajyayo n'umutima wose n'amafaranga ukanayamuha. Uwo muntu mwihomaho, ujya ugenda gake, ashobora kuba agutwarira igihe. Wowe urigomwa ukamuhamagara ntagufate, ariko wenda ukajya kubona ukabona kohereje nk'akamesaje kandi bikisubiramo. Burya bitewe n'ukuntu unavugana n'umuntu bishobora kugaragaza uburyo umubano wanyu uhengamye. Wowe uramuhamagara, we agakoresha mesaje gusa. Burya mesaje ni ikimenyetso
cyo gutakaza igihe, kubera ko ibintu byinshi bisubizwa mu buryo bworoshye cyane iyo uhamagaye umuntu akakuvugisha mukabisoza. Ariko niba wamuhamagaye ukabona ntagufasha, kohereje message bikaba 1 2 3 4 5, haba harimo akantu, ni ikimenyetso cy'uko umubano wanyu urahengamye. Kereka iyo hari impamvu zikomeye zituma bikora gutyo, ibyo byo byakumvikana. Ariko impamvu burya kohereza message, buno bushakashatsi bugaragaza ko ari ukukwikiza. Kuko ibintu bya nyabyo nawe arahamagara. Iyo ari ibintu bya nyabyo nawe arahamagara. Ibintu birimo kudatakaza igihe arahamagara. Ariko ibintu birimo gutakaza igihe, areba telefone yawe uramuhamagaye ntayifata, agahita aguha message byo kwikiza kugira ngo akomeze akine nawe. We ari mu bye, arimo aragutakariza igihe rero. Hanyuma icyanyuma rero tugiye gusorezaho muri buno bushakashatsi, ari nacyo cya 6, ni ibiganiro. Ibiganiro ugirana n'abantu bishobora kugenda, niba abo bantu uhorana nabo bagutakariza igihe cyangwa ari abanyawe. Umuntu nyawe kandi wakubaka utajya gutakariza igihe, umubwirwa n'ibyo muganira. Umuntu wa nyawe iyo muri kuganira, muganira ibitekerezo byubaka. Icyita rusange cy'ibintu muganira ni ibintu byubaka. Noneho umuntu utari uwa nyawe kandi usanzwe udafite ikintu yakubakamo, nawe ugutakariza igihe. Iyo muganira muganira ibirori byabaye, imikino yabaye n'ibindi bitandukanye. Uwo muntu wamugenera akanya gato cyane pe, bya bindi byo kwinezeza nawe muri cya gihe uri gupfa ubusa nibwo wamugenera akanya. Ariko mu gihe hari ibintu biri seriye, uyu muntu ujya umuhunga, nawe gutakariza igihe. Hakaza uwa 3 rero, ari nayo wa nyuma, ugutakariza igihe cyane we ni wa wundi uzabibwirwa nuko iyo muri kuganira iteka ryose abazana inkuru z'abantu, bamuganira abantu kandi ari ibihuha bavuga nabi. Umunyabihuha niwe muntu wa mbere ukwibira igihe muri bano bantu bose. Akwibira igihe kuruta n'uriya ukuzanira ibirori byabaye, amakuru yamva he na njya he. Umuntu ukeneye rero n'uriya muntu muganira ibintu byubaka. Ntukihuze n'abantu muhura buri gihe ugasanga icyita rusange cy'ibiganiro muganira ni ibintu byabaye, ni ibirori byabaye, ni ibihuha bivuga abantu nabi, kurusha uko mwaganira ibintu by'umumaro byubaka. Mu biganiro burya mushobora gutebya mukaganira ku birori n'imikino, ariko kakaba ari akantu kanyuzemo. Muri make ntibibe ari icyita rusange. Iteka ryose uhuze n'abantu muganira bakazamura ikibatsi cy'umuriro muri wowe. Ni kimwe nuko udakwiye guhorana n'abantu bakunda drama. Hari abantu bakunda drama, bakunda gukabiriza ibintu cyane. N'utuntu tworoshye baradukabiriza, ukabona babigize ibintu birebire. Niba abantu bakurikirana akabazo gato cyane, bari kugashakamo urubazo ruremereye cyane. None barangiza bo bakishyiramo hagati no hagati, nkaho nta cyabaye, nkaho batafashe uruhande, nkaho nta ruhare babigizemo, kandi ari wowe bikongeje. Bakaza nk'abaje gutanga umwanzuro kandi ari bo babiremereje, babishyiramo amakabya nkuru menshi cyane. Niba abantu babeshya bagakabiriza akantu gatoya, ugasanga abantu bapfubiranye, ntazibana zidakomanya amahembe, cyangwa se hari ikintu cyabaye, ariko umuntu yabikabirije arabiremereza, ikigo cyose yagihungabanyije kubera ako kantu. Uwo muntu kumarana nawe umwanya munini, menya kuri guta igihe. Muri kuganira ibintu azi neza ko atari ukuri nyako, bitigeze bibaho cyangwa se bitazigera binabaho kubera ukuntu yabikabirije. Abo bantu nabo uba ukwiriye kubagendera kure, kubera ko baragutwarira igihe. Ngabo rero abantu 6 bagutwarira igihe cyawe, kandi igihe ni ikintu gifite agaciro gahambaye mu rugamba rwo kuremaremya. Bamwe muri bo ushobora kubaha amahirwe ya kabiri ukagabanya igihe wagenera, abandi bo harimo n'ababa bagusubiza irudubi ukwiriye gushyiriraho imbago, bakagira umurongo batarenga. Ku bijyanye n'inshuti mukagumana, ariko ku bijyanye no kuremaremya ukajya ubashyira ku ruhande rwose. Hakaza abandi rero ukwiriye kurekura burundu kubera ko bagushyira hasi bikabije. Ngibyo rero ibyo bushakashatsi bwa Elaxa mu bijyanye no gutakarizwa igihe n'abantu batandukanye, kandi rimwe na rimwe babandi baduhora hafi. Ushobora kwemeranya nabwo cyangwa ntiwemeranye nabwo, ibitekerezo byawe wabishyiraho rwose. Cyangwa se ufite n'abandi nawe utekereza batakariza igihe bagenzi babo, ushobora kubashyiramo
muri ibyo bitekerezo.